agerageza rwose bari kumwifuriza ibyiza ari kumugarukaho cyane ari kumugaro nani zari ari kumugarukaho buri kanya ko nta musa ashobora kwirata muvuzeho abanza hari kuzamo akantu kari kuzamo akifuhe ibi ngibi yabivuze bwari kuri TV imwe yari muri Tanzania muri interview rwose aravuga ati rwose dufashe mfate nk'umugore apana nka kopine wawe ndari impamvu reka tujya nanone we nabonye none uko jo narinzi ko yanagiye wenyine oya bari kumwe muri bajyanye London oya yasize umugore mu rugo ntago bajyanye ahubwo yajyanye na Juma Jux kandi aribwo twavugaga ako na Juma nawe yasize umugore hajya batari ngombwa ko asundi gorana n'umuntu ahantu hose arubwo bari ngombwa ibyo namureka giye ntago ari ngombwa baba banatekereje akavuga ati reka kadusimbuke sha oya ntagorana kuba yajyanye na Juma Jux ndumva ari sawa cyane nacyo bitwaye bazakubita London bazayira nyuma yo gukubita batahe bajye no kurya baze no kureba abagore bazaba bakumbuye rero i Kigali haravuga ko abantu bagera kuri 13 ngo bakeka kwiba abaturage abangaba batawe muri yombi deja hano batwara amasakame y'abantu za telefone hamwe utuye nani shangiye ntuye mu kubutaka butagatifu rero polisi y'umujyi wa Kigali yatangaje ko kufatanye n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage ngo yafashe abantu 13 bakekwaho ubujura mu turere twa Nyarugenge na Gasabo mu mujyi wa Kigali se mwaritse kwiba ntabwo umuntu utwara ibintu by'undi bari kubyiba niko ni hatari ntago ari sawa reka turebe gato kwitwa Nina Rose uyu nguyu ari mu bahanzi bamaze igihe bafite indi nkuru bafite polisi wiyivaho ngo yerekanye abantu 5 bakekwa kwiba miliyoni 25 na telefone 600 ibi ngibi ni hehe ni Burasirazuba polisi iri mu kazi kwanza ibirimo neza azi miliyoni zingahe 20 na Nga tubwiye kuri Nina Rose. Uyu Nina Rose ari mu bahanzi bamaze igihe bafite igikundiro mu muziki wa Uganda kuko abenshi babihuza sinzi ari n'ukuntu Imana ikwiremera ikaguha physical appearance igaragara neza cyangwa se imeze neza hanyuma wabihuza n'ikintu urimo ugasanga hari igikundiro runaka ugize mu buryo budasanzwe. Uyu rero kubera hanini cyane imiterere ye cyangwa se ukaremye nyamona ku mbuga nkoranyambaga bakunze kubigarukaho cyane bavuga ko biri mu bimukururira igikundiro ubu rero nabonye ashaka kwinjira mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite aho n'amakuru kugeza ubu ngubu agaragaza ko yahawe n'ibyangombwa bimwemerera kwinjira mu rugendo rwo kwiyamamariza k'umudepite ahagarariye abagore mu karere ka Sembabule nabonye ejo aribwo yahawe ibyangombwa bishya by'ishyaka National Unity Platform cyangwa se NUP rya Bobi Wine bikaba rero bimwemerera cyangwa se uburenganzira bwo gutangira kwiyamamaza kuba umudepite mu matora ateganyijwe kuba mu mwaka wa 2026 ni kuvuga umwaka utaha. Uyu rero afite ikizere urebye uko ari kuvuga nuko ari kugaragara haba ku mbuga nkoranyambaga urabona ko nawe afite ikizere cy'uko ashobora kwinjira mu nteko nshinga amategeko agasangamo mugenzi we Bobi Wine usanzwe ari cyamamare mu muziki kandi kuri ubu ngubu nafite ishyaka ayoboye akaba rero yamwiyunzeho bari mu ishyaka rimwe. Abantu bari kwibaza bati uyu mukobwa biraza kuza kumuhira birashoboka ko ashobora gutsinda amatora nakubwira ko no muri iki gihe ntabwo byoroshye muri Uganda usanga kwiyamamaza hirya no hino birakomeje kandi bari no kubyitegura neza ubwo rero no gutegereza tukareba se Nina Rose araza kuza kwinjira mu nteko nshinga amategeko ayifashijwemo n'ishyaka rya Bobi Wine araza kuza kumusanga mu nteko nshinga amategeko ni ugutegereza tukareba gusa ibyangombwa yamaze kubibona. Hanyuma ikindi nuko afite nanone ibihangano umuntu atarenze ingohe byiza byakunzwe ariko ukanongeraho bimwe twahoze tuvuga byuko nuko aremye bishobora kuba biri mu bimukururira igikundiro nkuko mbona kenshi bakunze kubigarukaho ku mbuga nkoranyambaga muri kino gihugu cya Uganda aho asanzwe anakorera umuziki. Niko bimeze. Vava urabizi ko
mu mwaka wa 2021 nibwo uyu muraperi witwa Kanye West yagize gutya aratungurana ahindura izina yiyita ye. Ubu rero nahoze ncisha amaso mu binyamakuru bitandukanye mbona ko hari amakuru avuga ko yongeye guhindura amazina mu byangombwa bye, afata ye yongeraho indi ye, ubwo nyine bisome wumve ubu ngubu ari kwitwa ye ntabwo akiri kwitwa ye gusa rero agira udushya twinshi cyane, ngewe ntabwo njya mumenyera kabisa. Rero yavuze ati reka mu byangombwa byanjye aho kugungira ngo nongere nitwe ye, reka nongereho indi ye nitwe ye. Ubu ngubu tugiye kuvuga ngo umuraperi Kanye West usigaye witwa yeye mu byangombwa bye kabisa, kuko nahoze mbona ibinyamakuru bitandukanye birimo nka page 6 bivuga ko amakuru bifite n'ibyangombwa byabonye yahinduje, yongeyeho izina nyine nagakitwa ye ahubwo ari kwitwa yeye. Nawe ari mu bantu bazaba bafite amazina menshi barimo nka menya buri myaka ingaza azahindura amazina na Snoop yagiye yahindura cyane, ariko nawe nuko ari mu bantu bazaba baragiye bahindura amazina inshuro nyinshi cyangwa se ubugira kenshi. harya muri Algeria pepa bimeze bite vava? Algeria pepa rero ni company cyangwa se e-company ifite product nziza kandi ziri gufasha abantu, by'umwihariko bafite lingette cyangwa pampa nziza. Ababyeyi barazishimye kubera ko zikozwe mu ipamba 100%, ikindi ntabwo zibabura amayasha. Ibyo byose rero bituma abazise mu muryango zikomeza kuhazana ibyishimo. Hanyuma usibye izi pampa bafite na twa dukoresho tw'isuku tundi twafasha wari we wese, n'utulangette. Utu dukoresho dutanga isuku mu buryo bwiza. Niba uri umukozi wo mu biro, niba ufite ikinyabiziga cyawe, n'agakoresho wahitamo gutunga kugira ngo ube wizeye neza isuku yawe, kuko ntabwo inzira ibwira umugenzi. Mu kanya hari ushobora kugera ukaba wahura n'ikibazo runaka, hakabagira utuntu tukwanduza, ariko ufite ako gakoresho mu modoka yawe kagufasha ukabasha kugira isuku imeze neza. Kandi ikindi ni uko izi produit biroroshye kugira ngo ubashe kuzigeraho. Ushobora kubahamagara unyuze kuri 0785871555 cyangwa se ukaba wanabasanga mu cyanya cyahariwe inganda ukababwira ko wifuza produit bafite cyangwa bakora, byanakorohera kuzigeza ku bandi kandi batari bakeya, bikakorohera mu kwagura business yawe, kuko aho uzishyize ntabwo ziyamara kabiri, abantu bamaze kumenya ko ari iz'agaciro. Byaba byiza rero ubahamagaye aka kanya unyuze kuri 0788871555 cyangwa se ukanareba uko wabakurikirana ku mbuga nkoranyambaga, nabyo birakunda. Hose bitwa Baby Steps, haba ari kuri Facebook barahari, kuri Twitter barahari, kuri X barahari, kuri Instagram barahari, aho hose barahari kandi byaza kuza kukubera byiza. Ayo makuru nguhaye nawe yageze kure, kuko turaza kuba dufatanyije guha abanyarwanda ibyiza. Niko bimeze. Mu minsi yashize aba bagabo bakoze umuziki mwiza cyane kandi uryoheye amatwi twese twakunze. Nabane ndavuga itsinda ry'impanga aribo P-Square, bakoze umuziki mwiza, nta muntu utavuga ko umuziki wabo twawukunze. Ni umuziki wari ubyinitse, ariko Vava ndetse na Tasha murabizi ko nyuma yaho hagiye habamo ibibazo. Mwagashinja undi ko yamutereranye, ndajya gukora ku ruhande rwe biranamuhira, n'undi akora ku rwe, ariko umuntu arebye abona ko umugabo witwa Luda Boy ariwe byaje guhira cyane kurusha mugenzi we. Nyuma yaho gato twagiye tubona umwe bitana ba mwana, rimwe bigeze no gusubirana, baravuga ngo bagiye gukora. Turavuga ati itsinda ryagarutse, nyuma barongera basa nk'abatandukanye, banavuga ko bigoye ko bazongera gusubirana. Abagabo ranoze mbona umugabo witwa Dabenja yavuze ati rwose leta ya Nigeria ndabasabye mwinjire mu kibazo cy'aba bagabo kuko kirakomeye. Urumva yavuga ati nimudufashe mugire uruhare mu gukemura amakimbirane hagati y'abavandimwe bagize itsinda rya P-Square aribo Peter na Paul, ndetse na mukuru wabo wabaye umujyanama wongera ngo urabyibuka, bigeze no kuvuga ngo harimo umwe ngo muri ngo wagambaniye mukuru wabo, sibyo? Nyirango abantu babyuka neza n'amakimbirane yagiye atuma itsinda rigenda ricikamo ibice, anakomeza gufata indi ntera cyane cyane nyuma y'uko witwa Peter icyo gihe yajyanye witwa Jude mu nkiko amushinja ko yamwambuye amafaranga binyuze mu kigo cy'itangazamakuru cyitwa Northside Entertainment, mu gihe Paul nawe yinjiye muri ibyo bibazo avuga ko Peter ashaka gusebya Jude, ndetse hakana ibivugwa kuri ayo mafaranga mushinja gufatanya cyangwa se yavugaga ko bayafatanyije kwiba. Kugeza ubu rero icyo nakubwira nuko
urubanza ruracyari mu nkiko ariko nanone rukomeje kuvugisha benshi bitewe n'icyubahiro iryo tsinda rifite muri Afurika yose muri rusange. Mu gihe rero nahoze mbona mu kiganiro witwa The Benja yaherutse kugirana n'umunyamakuru witwa Adospe, yasabye ko nibura aba bavandimwe bakongera kwiyunga, avuga ko nibura ibyo barimo bikwiye gusubizwa ku murongo, ndetse anasaba n'inzego za leta kugira icyo zibikoraho cyane cyane kuri uyu mubano utameze neza hagati y'aba bavandimwe, aho yagiye avuga ati amakimbirane hagati ya Peter ndetse na Jude arababaje cyane. Anavuga kandi ko ngiyo umuntu yishoye mu ntambara amenya itangiriro ariko ntamenye iherezo. Icyo niryo jambo yavuze ati iyo umuntu yinjiye mu ntambara abazi intangiriro y'igitumye yitangira, ariko nubwo abazi ko byanze bikunze iherezo rizagera ariko ntabwo abazi ngo rizagenda gute. Asaba mugani ibintu byawo ko bidasobanutse. Ntabwo bisobanutse kabita. Ubundi abavandimwe ntabwo byagakwiye kugera ahangaha. Hari ukuntu mubikemura hakiri kare. Niba koko uwo muntu umuvandimwe wabo wundi ni oncle ninde Judy n'undi nawe ni umuvandimwe wawe, niba ari we kibazo rero, niba ari we kibazo bareba ukuntu babikemura ntiyongere kwinjira muri business zabo. Nahoze mbona n'ibyamamare bindi bihangayikishije n'iki kibazo. Nabonye umugabo witwa Debanje, ni impanga. Nabonye abandi bantu bafite amazina akomeye barimo no gusaba ko igihugu kibyinjiramo. Wazanye umwuka mubi bareba ukuntu bamwigiza ku ruhande nyine bamureke kwa ntagira wongera guhura nawe bikomereza ubuzima bwabo. Ntabwo aba ari sawa. None abantu bakuru twakunze rwose imiziki yawe bari abantu bagiye baturyohereza ubwana, sibyo? Nkeka ko no gutuma muziki yawe isa nkaho isubira inyuma ho gato nicyo kibazo nyine. Ntabwo ari byo kwa gutandukana bakongera come on. Muziki barayikora ariko buri wese ukuntu akora ntabwo ntekereza ko bigira success cyangwa iyo image mbi yajemo deja yatumye abafana abakunzi basa nkaho nabo batabiyumvishemo cyane. Urumva we nka Debanje yahoze avuga ati Debanje arimo arasaba n'igihugu namwe nimba munakunda n'iri tsinda rwose mugerageze mushyire mu ruhare rwanyu, ati nimba bwasi mutagihuje nk'itsinda rya P Square basi mugirana amasezerano mwandikirane muvuge ati ntitugihuje ariko mukemura ibibazo wenda noneho mubane nk'abavandimwe. Kandi birababaje mane, twabonye umuziki mwiza bano bajama bakoze baduhaye amahita atabaho za ringo za personali n'ibindi biririmbo byinshi bakiri kumwe bimeze neza, turirimbo twiza twibiye byose. Indirimbo akakanyu abantu bagikunze. Ntabwo twakwiye kuba turi kubabona muri saga zimeze gutya bari gushwana kandi abantu none umuntu mwavutse mu ndimwe kukanya muna yirebye ukuntu gutandukana impanga wenda no mukuru na musaza nako na murumuna bajya bashwanamo nabwo ariko bura ntago bari byiza cyane. Niba bivane mu muziki barangizanye bareke gukorana ariko noneho babigarure mu kivandimwe. Navuga ati iby'umuziki tutubirangiriza aha tugaruke mu kivandimwe. Ariko umuvandimwe wawe nawe no kubigira nawe yigaye kabisa ntago ari byo urashaka gushwanisha abantu. Kandi buriya bishobora no kuba buriya ni nawe wajyaga bamanaginga cyane. Bajyaga bavuga ko ari manager wawe. Niwe wajyaga bamanaginga. Ariko buriya ubundi arya babustagura ari ikintu ihene mbi ngo nawe ukora iki. Oya ari ikintu kimwe buriya ngiye mbona ikintu cyitwa business n'amafaranga yishe umwana w'Imana. Oya amafaranga n'umugore amafaranga umugore bintu burya n'umugore abavandimwe baramupfa n'amafaranga bakayapfa. Ubundi bavuga ko ngo n'ubyo gushinga business ntukajye uzanamo ngo ikivandimwe kuko umuntu ashaka kuguhinduka bose ni wa wundi twasangiye ibere Regimo. Can you imagine? No, it's sad. Nago byoroshye. Tukiri muri Nigeria tutarahava, hari umwe mu bapasiteri bo mu gihugu cya Nigeria urumva, ariko nagakorera umurimo w'Imana nyine hariya mu gihugu cya Nigeria, akorera muri South Africa. Urumva yageze gutya abwira uwitwa Davido ati ngiye mu nzozi nabonye cyangwa se mwiyerekwa ndi kubona ati ndabona uzaba perezida wa Nigeria. Aramuhanurira amubwira ko afite ubwo butumwa. Ahantu henshi birabatungura avuga ati aho nibimeze nka bya bindi by'abapasiteri mwise tubona. Hamwe mu Rwanda yigeze kuvuga ngo harya amagogo yaravuze ngo u Rwanda ruzajya mu cy'isi. Yabihanuye ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngo izakina igikombe cy'isi ariko aho yagarukiye twarahabonye. Urumva ubwo rero undi mupasiteri kandi amazina ye nayibonye nkuru, umupasiteri wo muri Nigeria witwa ndeka ndebe neza yitwa John Anoski. Urumva
yabwiye Davido aramuhanura amubwira ati rwose ndi kubona ko watoranyijwe n'Imana ngo uzabe perezida wa Nigeria. Ati kandi ikindi nakubwira nuko uzahindura byinshi muri iki gihugu birimo kwagura ubukungu no guteza imbere ubumwe bw'abaturage. Nta mashusho yishyiriye ku mbuga nkoranyambaga ze ndayafite hano nuko nta playing ariko ndayafite. Wabona bibaye wabona bibaye ninde mu harya no harumanze dufite wari wabo perezida oya ntago keretse bano turi kubona babo muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi nabo bari kwiyamamaza niho bagiye binjira muri politike uvuze yuji nagiye mbona na Rose na Bobby Wine nibo bagiye babigerageza. Umupasiteri rero nuriya amagogo arakoze cyane yabwiye witwa David ati ikintu ndi kwerekwa Imana iri kunyereka ko uzaba perezida ko azabona abana babiri arababona erabamushumbusha. Ati rero ushobora kuza perezida w'igihugu cya Nigeria ati kandi uzahindura byinshi. Uvuze kuri UG abagande ibintu bya speed limit nabo nyine babazaniye bya speed limit speed governor ibintu byose najye mbona memes asekeje mbese kubyakira byabagora. Speed governor barishobora n'ira jam ibiri hariya iraze kwimaza iki n'ubundi ntibiba bigenda umuntu abagenda gute kampara ukuntu imeze umuntu abagenda gute abahanzi bo babishyize ku rundi rwego na ni yitwa nde harya wundi maze yadakora yavuze ati uko bimeze ngo ndimeze nk'umuntu kugenda n'amaguru abandi ati nimugenda ngo munihuze nabwo barakwandikiye mbese kubyakira byabagoye ariko biba bikwiye kuko mu minsi ishize impanuka zazimeze nabi hariya yego ubwo abantu baratwara ukagira ngo ari mu muhanda wenyine. Katuribe gato ku bijyanye n'ubuzima by'umwihariko ku mibereho by'abanyarwanda nahoze mbona